hoteli zavuzweho inkuru z'ukuri ziteye ubwoba n'umubabaro, byanze bikunze umuntu wese bishobora kumutungura. Ku mwanya wa mbere mu nzu zahoze zakira abantu cyangwa se hoteli zahoze zakira abantu zavugwagaho imyuka idasanzwe, turasanga H.H. Holmes. Ino ni hoteli iherereye Chicago. Ni hoteli yashinzwe na Dr. Henry Howard Holmes wamenyekanye nk'umwicanyi kabuhariwe muri Amerika. Uyu mugabo yari atuye Chicago akora nk'umuhanga mu bijyanye n'imiti ndetse anayicuruza. Yafunguye ino hoteli mu mwaka w'1882, maze uno mugabo aza kurongora umugore w'umuherwe wamuguriye iguriro ry'imiti, maze Howard ahita arihindura inzu y'akataraboneka. Ino nzu yashyizwemo utuyira twinshi tw'ibanga, ishyirwamo ibyumba bitagira urumuri, ishyirwamo imitego inyuranye, inzu zo munsi y'ubutaka zizwi nka cave, imiryango yikingura mu matafari yo ku bikuta by'inzu, n'ibindi byinshi byasaga nk'ibiteye ubwoba. Nyuma ya buno bwubatsi, amateka y'uno mugabo agaragaza yuko benshi mu bamaraga kubaka aha nabo baburirwaga irengero mu rwego rwo kugira ngo batazatangaza ibyabaye cyangwa se amabanga yose y'uno mugabo. Howard yatangiye kujya ahakorera ibikorwa by'ubwicanyi ku bantu babaga ari abakiriya be muri ino nzu. Yatangiye afata bamwe mu babaga bamugannye muri hoteli, nuko yarangiza akabafungirana mu byumba birimo gaze, akabakorera iyicarubozo. Bamwe bagasukwaho aside, amagufa yabo bakayasya, abandi bagatekwa mu ifuru, maze nyuma imirambo yabo akayikatamo ibice akayigurisha muri za kaminuza zikora ubushakashatsi. Abandi benshi bo batangiye kujya baburira ababo muri ino nyubako, nuko batangira gukeka yuko uno mugabo yaba biri inyuma. Nibwo rero Howard ku myaka 35 byaje kumenyekana yuko yari afite ikibazo cyo mu mutwe, ikibazo gituma umuntu ashimishwa no kwica cyangwa se kugirira abantu nabi cyane. Ibyo rero bikaba ari byo byatumye uno mugabo yica abantu batagira ingano. Uno mugabo nubwo yari yarisha abantu benshi, ariko kandi yari afite ubuhanga bwo kubihakana, anagira impano ikomeye yo kwigaragaza neza maze akizerwa. Niyo mpamvu mu byaha byose yakoze yaje guhamywa n'icyaha kimwe gusa, icyo ngicyo kiba ari cyo gituma mukatira urwo gupfa maze aza kunyongwa mu mwaka w'1894. Nyuma amateka ye ndetse n'ubundi bushakashatsi ku byaha yakoze byagiye byerekana byinshi mu byamuranze birimo ubwicanyi, kubeshya, ubujura, impapuro mpimbano n'ibindi byinshi. Tuzarebera hamwe mu kiganiro cyihariye kizagaruka ku mateka yihariye y'uno mwicanyi, amateka y'ubwicanyi ubwe ku giti cye nk'umuntu. Tukaba tuzagarukaho mu kindi kiganiro. Hoteli ubwo yarangizwaga kubakwa, hirya yayo hari umuryango ufite umukobwa mwiza cyane ngo w'ikizungerezi. Nyuma uno mukobwa yaje kwicwa. Nyuma y'urupfu rw'uyu mukobwa, imbere y'ino hoteli hakunze kugenda hagaragara kenshi gashoboka umukobwa wabaga yambaye ikanzu y'umweru kandi yipfutse mu maso, aho benshi bari baturiye ino hoteli baje kwemeza yuko ari umuzimu. Uyu mukobwa yarazaga agatembera mu busitani bwo hirya y'ino hoteli, maze yarangiza agatambuka kenshi yambaye ikanzu y'umweru imupfutse mu maso, ndetse akanavuga amagambo agira ati, niba utagurisha ino hoteli nta mahoro muzabona, mbahaye iminsi mike. Nyuma ariko amakuru yaje kumenyekana kuko ari nyiri ino hoteli yaje kugerageza gutereta uno mukobwa ariko undi akamwanga, maze uyu mugabo akaza kugira umujinya mwinshi cyane akicisha uwo mukobwa. Umuryango w'uyu mukobwa wagerageje gushaka ubutabera ariko kandi urabubura, maze nyuma yo kurakazwa n'ibyo uno muryango waje gushaka undi mukobwa. Umukobwa asaga nk'umwana wabo ngo ajya yicisha yigize nk'umuzimu, anavuga amagambo adasanzwe. Byaje gutuma kuko hano hagurishwa, maze ino hoteli igurwa n'abandi bantu. Uwo muzimu aragenda. Uyu munsi umuntu wese uzi zino nkuru yasuye ahasanga amafoto y'uwo mukobwa wa kera bitaga umuzimu. Ibyatumye ino hoteli ihinduka ahantu hagendwa cyane na ba mukerarugendo babandi bagira amatsiko. Ni hoteli iherereye mu gace kitwa Beil, ahangaha ni muri Romania. Ni muri hoteli zifite inkuru zidasanzwe kandi zagiye zikanga abantu benshi. Turasanga Hotel Berge iherereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Urubuga MSN ruvuga yuko ubwaho ahangaha ari ahantu heza cyane. Ni mu mujyi utuje wa Ludlo, ikirere gikeye n'ubusitani bw'icyatsi. Mu myaka myinshi yatambutse, hano hantu higeze kuba igice cy'amayobera adasanzwe, gusa ariko nyuma ibisubizo byagiye bisa nk'ibiboneka. Bwa mbere umuntu wese winjiraga muri ino nzu yumvaga imbeho idasanzwe. Byavuzwe kenshi yuko umuntu yinjiraga muri ino hoteli hari ahantu atagombaga kurenga, maze yaharenga kumva abantu bamukora mu mutwe n'abandi bamukurura imisatsi, abandi banyuraho bambaye amashuka barunguruka mu birahure by'amadirishya, kimwe nawe wabonaga ibicucucucu by'abantu batemberanaga n'imbwa zabo hanze. Nyuma rero byaje kumenyekana yuko ibi ngibi byakorwaga mu rwego rwo gukurura abakiriya, kuko abantu benshi bumvaga yuko ayo magambo cyangwa se izo nkuru z'abantu bagize muri ino hoteli ari ibihuha, maze bigatuma benshi bajya kwasura. Ibyo rero bikaba ari ibintu byatuma uhaje agenda avuga atuzi ko bya bintu ari ukuri. Ibyo nawe iyo yabibwiraga abandi bantu nabo babibwiraga abandi, kugeza ubwo ahangaha haje kuba nk'agace k'ubukerarugendo, nyamara karahoze ari hoteli. Hashize imyaka myinshi byaje kumenyekana
yuko ino hoteli impamvu ibyo ngibyo byose byabaga ndetse n'impamvu byakorwaga ari uko abahazaga kenshi batahararaga kandi barabaga bamaze kwishyura. Na n'uyu munsi inkuru nyinshi ziracyahavugwa, aho hari abemeza yuko ibi ngibi kwitwa ibihuha ahubwo ari byo gihuha, kuko ibi ngibi ngo ari ibintu byabayeho kandi ko byari imyuka mibi. Bavuga yuko ibyo ngibyo koko byari imyuka y'abazimu, ahubwo impamvu byiswe ibihuha kuri ubu ari uko byatuma babura abakiriya, ariko kandi ko rwose muri ino hoteli imyuka mibi ihari. Hoteli Crescent iherereye muri Arkansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni hoteli yafunguye imiryango mu mwaka w'1886. Ni hoteli yaje ifite agashya ko gutera amazi menshi ava mu butaka, iba bigaragara mu buryo bwiza cyane. Yari hoteli nziza kandi ifite ubusitani bwiyubashye, ibibuga bya tennis na cricket, za pisine n'ibindi byinshi byatumaga imwe muri hoteli ziteye imbere. Yaje guhagarika imirimo yayo maze ifatwa n'uwitwa Dr. Norman Baker mu mwaka w'1937. Iki gihe Norman Baker yaje kuyihindura ibitaro, yiyita yuko ari impuguke mu kuvura kanseri. Nyamara mu by'ukuri uno ntabwo yari umuganga, ahubwo yari umwicanyi waje no gutabwa muri yombi mu mwaka w'1940. Icyo gihe mu myaka itari myinshi yari amaze akora bino, yari amaze gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byinshi, kandi byose yakoreraga muri ino nyubako yari yarahoze ari hoteli. Crescent Hotel yakomeje kubaho yarabuze umuntu utinyuka kuyikoreramo, dore ko yari yuzuye ibikanga by'abantu bayiguyemo n'ubushakashatsi n'ibyuma n'ibikoresho biteye ubwoba. Gusa ariko nyuma yaje gufatwa ndetse irasanwa mu mwaka w'1997. Kugeza ubu ahangaha ni hamwe mu hantu haba inkuru ziteye ubwoba kandi benshi bemeza yuko ari ukuri. Havugwa yuko hasurwa n'abantu baje gushaka ibyo bazakoresha mu buvuzi gakondo. Abangaba twita abapfumu muri iyo myaka yamaze itarimo irakoreshwa, ni hamwe mu hantu hari hateye ubwoba bwinshi, dore ko havugwaga ngo ibyuka bidasanzwe bihagaragara, ngo amajwi adasanzwe yumvikana ndetse n'ibindi byinshi cyane. Gusa ariko ubushakashatsi bwaje kwerekana yuko ibyo ngibyo byose bitari ukuri, ahubwo ibyo ngibyo byaterwaga n'uburyo abantu ubwabo bahatinyaga, maze bagira bakumva ibidasanzwe bihari ngo ariko kandi nta bihari. Gusa hari n'abavuga yuko ibintu umugabo yahakoreye ubwabyo byakuriye imyuka mibi mu bihe bitandukanye. Chateau Marmont ahangaha ni hamwe mu hantu hanini cyane muri hoteli kandi zizwiho kwakira ibyamamare cyane cyane byo muri Amerika. Havugwayo amabanga arimo kuba ari hamwe mu abasitari bakorera ibikorwa benshi bita nk'iby'abazimu. Ahangaha ni hamwe mu ibyamamare bizana abantu batari abagore babyo baje gukora ibikorwa by'ubusambanyi, abakobwa bakiri abana n'ibindi bikorwa byinshi cyane umuntu atabasha gukorera ahandi hantu. Imyubakire yaho ituma habura ubukonje, ibyo ngibyo bigatera abahari kunywa inzoga nyinshi, hanyuma wakubitiraho imyubakire yaho idasanzwe ituma nta majwi na make yasohoka ku buryo utanamenye yuko hari abantu. Ibyo ngibyo bikiyongeraho kutemererwa kuhagera ku muntu wese ubonetse. Nibyo benshi bahereyeho basaba yuko hakurikiranwa mu mategeko, gusa nabyo ntabwo byigeze bikorwa. Ibyo n'ubundi abantu bongeye guheraho bavuga yuko abantu bakabaye basabwa kuva ino hoteli mu bice byikora kugeza uyu munsi, n'ubundi nabo ubwabo basanzwe bayisura. Abasuye ino hoteli bavugwaho kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge bitagira ubigenzura, ahubwo ndetse bamwe bajya bahasiga ubuzima barangiza bakibagirana kuko nta muntu ubakurikirana. Ni ibituma haba hamwe mu hantu hihariye kandi hadasanzwe bwa hoteli Stanley iherereye Colorado. Mu mwaka w'1909 ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi, ino hoteli nibwo yari yuzuye. Yabaye imwe muri hoteli 10 ku isi zari zifite umuriro w'amashanyarazi, ibyatumye imwe muri hoteli zakunzwe kandi zanasuwe n'abantu mu buryo bwihariye. Muri kino gihe kimara kuzura, uwitwa Stanley wari urwaye indwara z'ubuhumekero akanaba nyiri ino hoteli yagiye kuyisura ngo amareyo igihe ari uko hoteli yimeze. Kubera umwuka mwiza waho, izi ndwara z'ubuhumekero zatangiye koroherwa bikomeye. Yasubiye kwa muganga maze bamubwira yuko ahubwo yakize, bamusaba kuguma kwibera aho hantu, dore ko hari umwuka mwiza cyane. Bikaba byari bitandukanye n'aho yabaga mbere, hari umwuka mubi yahumekaga, ibyari byaranamuteye kurwara izo ndwara. Ino hoteli rero amashanyarazi yari ayirimo kubera yuko byari bikiri ibintu bishya bitaramenyerwa henshi mu ijoro insinga zaraturikaga maze zikanavuga, wa kundi umuriro uba ugiye kubura n'amatara asa nk'asamira, bigatuma rero abantu babaga muri ino hoteli bagenda bavuga ko haba harimo imyuka yindi yihariye. Ibyo ngibyo banabihuzaga n'uburyo nyirayo yari arwaye ariko kandi agakira. Ibi ngibi aho gutera abantu ubwoba ndetse no kutahaza, ahubwo bahaje ku bwinshi. Nuko Stanley wari umucuruzi abonye yuko birimo kumuzamurira abakiriya, ahita ashaka uburyo bwo kumvisha abantu yuko hano hantu haba koko hari imyuka yihariye kandi myiza. Nibwo uno mugabo yaje gukodesha umuntu wo kujya acuranga piano atagaragara, bikazajya bigaragara nk'aho iyo piano y'ubwayo irimo kwicuranga.
yashyizemo kandi kasete zacurangaga amajwi y'abana batagaragara, akora uburyo amatara ujya uyabona asa nk'agiye kwaka kandi ko kakazima, n'ubundi ibintu byasaga nk'ibyikora kuko iterambere ry'umuriro icyo gihe ritari ryiza cyane. Yakoze uburyo kandi hazajya humvikana amajwi n'urusaku by'intambwe z'abantu banyuranyuranaho ariko kandi batagaragara. Icyo gihe cyose Stanley yakoze uburyo abo ngabo bitwa abantu b'abamarayika babaga baje muri ino hoteli. Inkuru z'uko Stanley yakize uburwayi bw'ubuhumekero bwari bumaze kumurembya, ibyo nabyo ubwabyo yabihereyeho maze avuga yuko imyuka idasanzwe igaragara muri ino hoteli ifite uruhare rukomeye cyane mu kuramba ndetse no kugira ubuzima burebure cyane bw'abantu bazajya bahasura. Kandi koko Stanley yaje kubaho igihe kinini, dore ko yapfuye afite imyaka 91 y'amavuko nyuma y'umwaka n'umugore we nawe apfuye, kandi mbere yari yarabwiwe yuko azapfa akiri mutoya. Aya mayeri yose nyuma yaje kumenyekana ndetse abantu bakunda uburyo uno mugabo yari azi ibijyanye n'ubucuruzi. Gusa ariko ku rundi ruhande ntabwo byabujije abantu bamwe kumva yuko ibyo koko byari ukuri, byari imyuka idasanzwe, dore ko kugeza na n'uyu munsi ino hoteli yubatswe mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 yubatswe na Freeland Oscar Stanley ikiriho na magingo aya, aho iyo umuntu agiye abyifuza atemberezwa muri buno buhanzi bw'agatangaza akareba ndetse akanabwirwa uko ibyo bintu byose byakoraga. Gusa muri iyo myaka angaha hari hamwe mu hantu hihariye kandi hadasanzwe namba.